yinjiye mu nzu ajya munsi y'igitanda. Ubu nari narakoresheje igitanda mu iyo nzu yanjye, yinjira mu nzu ajya munsi y'igitanda ntabyo nzi, nanjye ndaryama ndasinzira. nuvuga ngo wewe waratashye umusore ari munsi y'igitanda utabimenye? Sinabimenye, ndaryama nk'uko bisanzwe nuko ko nari imenyereye. Byageze nijoro rero, ayiwe umusore bujya kuva munsi y'igitanda asanga ku buriri. Amaze kuryama, amaze kwimeza neza, yatunguwe no kumva namufashe muno mu gahumbi, fata ishati ndakomeza cyane. Ukuntu Imana ikora igitangaza, ngo nkimara kumufata, turi abanyantege nke ariko Imana yacu ni nyambaraga. Nkimara kumufata uko yatanze ubuhamya, ngo yumvishe ari nk'ibiri 100 bimugiyeho. Mbega yageze atanga ubuhamya? We yarabivuze, ntago yakijijwe ariko yarabivuze kuko yahuriyemo n'ingorane. Yumvishe mutsikamiye, akoresha imbaraga za gisora, arasimbuka akuramo ishati, aba ariyo nsigarana kuko nari nayifashe cyane. Kwa kuyikuramo rero yahise avunika urutugu rwa rukwezi. Ndavuga nti ubu ngubu karabaye. Ni Mana, niba gusarurwa kwanjye ari uyu munsi, ubwo ndapfa. Ubu ndapfuye. Niba ari ugukira ndakira, ariko ndapfa ntakoze icyaha. Narambwiye ntiwanyibeshyeho. Aravuga ati ntago nakwibeshyeho. Aturankirirahe. Nahise mpaguruka, mpita mfunga amakofe kumena ibirahure. Ndavuga ati ngiye gukubita ikirahure nyuremo, angonge kinteme bigenda cyangwa nizo siriveho. Ariko ubwo nta kundi nabigenza. Abonye ngiye gukubita ikirahure yagize ikibazo. Aravuga ati ubu nabwira databuja ngo iki, washyano we, wambwa akazi wankoze ibi, icara ngaha nkujyane ndebe ko nakujugunye nkujugunya. Nabonye ubwoko bw'iki, nkacunga ukwezi kuva, nkashaka hari imbuto zitwa intobo. Nagera nkareba intobo zahiye ziri gusa naka, nkafata imyenda nkajya mu mugezi nijoro, nkajya kumeshesha za ntobo. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Theophile Korana umwete. Ngira ngo tumaze kumenyerana. Uyu munsi wa none nk'uko mubibona turi kumwe n'umubyeyi. Ndagira ngo mwakire atwibwire, namara kutwibwira dukomeze tuganira. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Nyirambombe Serorasi, nkaba ntuye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango. Itorero ryacu ni Gasovu, paruwasi ni Rundoye. Yego, uti usengere Gasovu muri paruwasi ya Rundoye. Nkaba ni umuririmbyi wa Witsemba. Aha, nyuma yo kutwibwira rero ndagira ngo nkwakire udusengere, numara gusenga dukomeze. Mana data wa twese uri mu ijuru, ri imbere y'amaso yawe ndagushimye, gushimiye urukundo dukunda, ndagushimye ko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse, tukaba tugeze kuri iyi saha tugihumeka umwuka w'abazima, tukivuga gukomera kwawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ni mwubwo buryo nkwinginze kugira ngo bane nanjye muri aka kanya, ndetse n'umugaragu wawe ukomeze kumufasha, twese tugire neza, ubwiza bwawe butugaragareho, imbabazi zawe zitwururukire. Byambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze kudusengera. Ndagira ngo twakire, noneho utubwire wakijwe gute, byaje kugenda gute, nuko ni karibu. Yego, murakoze. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, shimye Imana kuko yamenye itarandema ndi urusoro mu nda ya mama. Yari izi ko kuri itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu 2022 ko nzaba ndi hano mvuga gukomera kwayo. Imana ishimwe cyane. Imana rero igituma njya mbitekerezaho nkaba nongeye no kubivuga ko yamenye itarandema, nahuye n'ubuzima butoroshye kuko ngewe nagize ababyeyi, ariko ngeze mu myaka 12 nza gusanga papa atankunda. Uko nasanze atankunda ni nako atanshyize no mu ishuri kubera ko ntiyankunze. Icyatumye mbona ko atankunze, hari ikintu cyabayeho bituma mbona ko papa atankunda, bitewe nuko
hari igihe cyageze ubwo aza kubwira mama ko tugiye kwimukira i Kibungo, ko yahabonye ubuzima bwiza. Ubwo rero bafashe umugambi, mama yumva ko twimutse koko kwari ukwimuka, baragurisha. Ariko mama agira igitekerezo, aravuga ati ntange ngiye ntago nasiga umukecuru wanjye. Ubwo ngubwo twaragiye rero tugenda nk'abimutse, ariko papa yari yamaze gufata umugambi wo kutugurisha. Ubwo twari tugiye ku kiraka, mbega atujyanye nk'umuntu wapatanye. Twaragiye rero tugeze ahantu i Kibungo, twahageze nko mu masaa 10, dusanga baratetse mu ntoki, bashyigikiye inkono nyinshi, bariteguye. Ubwo urukumva ko nari nejejwe nuko ndi kumwe n'ababyeyi banjye, numva ko twimukiye ahandi hantu, mbifashe gutyo. Twabaye twicaye rero, ubwo tukihagera, ariko umubyeyi wanjye kuko we yari mukuru azi kumva, yumvishe aho dusohoreye umugabo w'aho hantu abwiye papa, kuko nakubwiye ngo uzaza n'abatoya ukaba wazanye n'umukecuru, byaje biti. Ubwo rero badusize aho, bajya mu biciro. Buriya bari bagiye mu biciro, niko twabifashe. Ariko twicaye aho, kubera ko Imana ari urukundo, ko yari izi ko kuri iyi saha nzaba ndi kuvugira aha hantu, yakoresheje umubyeyi wari utuye aho ngaho, araza aratwitegereza, aravuga ati nihanganiye byinshi, uyu mugabo yishe abantu benshi abatwara bica, ariko ku bw'aba bana, twari abana 3, ari njye mukuru urimo, ku bw'aba bana ntago nakwemera ko uyu munsi aba bantu bapfa. Yahise rero adufata, abwira ababyeyi banjye, hari na marume n'uwo mukecuru, ndetse ubwo papa yarafatanyije undi nawe yajyanye abantu, twara abantu benshi barenga 10. Yaraje rero afata ibyangombwa byabo, ajya kubanzuza, ahita tujyana iwe. Ubwo hari nko mu masaa 11, ubwo papa aragenda biyo n'uwo mugabo bajya ubwo bari mu biciro, bari muri gahunda. Twagiye kubona rero, tubona baraje, baje basanga uwo mudamu yadutwaye, yatujyanye iwe. Habaye intambara ikomeye, umugabo arasakuza ati niboneye abantu, nkibonera ikiraka, nkibonera abantu bari bunkize, wewe ukaza kumvangira. Mbega ngo yihara ukuntu yajyanaga abantu, yabageza ku mazi magari, akabaca igihanga, igihimba kikagenda. Ubwo ngubwo bakagita mu mazi kikagenda. Imana rero yaradufashije, ndi umwana mutoya. Ubwo ngubwo niho natangiye gusobanukirwa neza ko papa atankunda. Twaraye aho ngaho dusa naho duhagaze, imitima ihagaze, abantu bari bamaze kubwirwa ko bari bwicwe. Twaraye tureba, nanjye nubwo nari umwana, icyo gihe cyambereye ikibazo gikomeye. Bwarakeye rero, bwarakeye bukeye mu gitondo, abandi bafata gahunda yo gusubira iwabo, ariko mama yibaza uko ari bugende, barasize bagurishije, biba ikibazo gikomeye. Buretse gatoya, uti umubyeyi wanyu yarabatwaye abajyana i Kibungo. Nuko mwagiye mumaze kugurisha, muzi ngo murimutse. None se ubwo kugurisha abantu yakuragamo iyihe nyungu muri makeya? Uwo muntu se, twe ntago tuzi inyungu yakuragamo, ahubwo yari yapatanye na papa, amubwira tuzanzanira abantu, uzanzanira abantu. Ubwo rero papa arazahera ku muryango we. Komeza utubwira noneho rero byaje kugenda gute? Ubwo rero byabaye gutyo nyine, umubyeyi adukijije, turaye aho ngaho dusa naho duhagaze. Urumva papa nawe yahise agira ikibazo, nk'umuntu wari ujyanye abantu, azi ko ari bubonemo amafaranga, akabona gahunda zirapfuye. Ariko bukeye abandi abo twari turi kumwe bafata gahunda yo gutaha bagasubira iwabo, ariko mama we yibaza uko arataha, biramuyobera. Ubwo rero n'ubundi papa yaramubwiye ati ngwino, hari ahantu ndi bukujyane, n'ubundi ariho nkujyana, bitewe nuko hari data wacu wari utuyeyo, amwumvisha neza ko aramujyana aho hantu. Twaragiye rero, tuhageze aratwakira uwo data wacu, aza kutwereka naho papa ari butwubakire. Nuko turahaba, ariko papa amaze kutwubakira inzu yahise aduta, n'ubundi arigendera dusiga aho ngaho. Amaze kudusigaho, mama yararwaye cyane birakomera, ararwara. Twari twarahinze imyaka yeze, ararwara malariya, ibintu biba nabi. Ari njye nawe twasigaranye n'abana batoya 3.
cyambereye ikibazo, ntangira guhura n'ubuzima bungoye ndi mutoya, numva biranduhije. Mbonye ko bikomeye, negeye mama ndamubwira nti ahari wakwibuka inzira twanyuzemo ngo dusubire iwacu, ko ngewe ntayibuka. Aravuga ati ndayibuka. Twakoresheje ibishoboka byose, nshaka abantu bagura imyaka, ibyo twari twejeje, amasaka, ibishyimbo n'ibindi. Ubwo turabiteza, tugurishiriza ku murengo. Ibyo tudashoboye turabyihorera, duhitamo gutaha. Turatega, we yari akibuka inzira nubwo yari arembye, ariko hari aho twageraga shoferi yamureba akavuga ati uyu ntago namushyira mu modoka yanjye. Cyatubereye ikibazo kugira ngo tuzongere tugaruke. Twaragarutse rero, mu kugaruka papa nawe yari umuntu ugendagenda cyane. Duhurira mu nzira agenda, nuko ubwo turagenda dusohorera kuri sogokuru, nakwita sogokuru ubyara papa. Yaratwakiye, ubwo ngubwo tubaho ngaho. Mama ararwara arakira kubw'imbabazi z'Imana. Ubuzima rero burakomeza, mba ntangira ubuzima bubi gutyo, ntangira ubuzima bubi. Ubwo ngubwo tumaze kuvayo, nabaye aho ngaho mba umuporoso, ariko igihe kiragera Imana impamagara kujya muri ADPR. Nahamagawe muri 88. Maze kujya muri ADPR rero nagize ikibazo gikomeye, kubera ko ubundi papa atarankunda, noneho mbaye mu ADPR byabaye akarusho. Yageze haragaruka se mbega? Yageze haragaruka, twahuriye mu nzira dutaha. Ubwo nyine yumva ko ari uko bibaye ko tuje, ahasigaye tujya gufatanya imibabaro, kandi ntago twafatanyaga. We yabaga hari ukunywa gusa, nicyo cyari kimutunze. Nta kintu yakoraga mbega, kwari imibereho yo kwigendagendera gusa. Ubwo rero maze guhamagarwa, nahuye n'ikibazo kitanyoroheye, kubera ko ntekereza ngo ibyo yankoreye nuko atankundaga, naho Satani yabigiragamo uruhari, ashaka ko nta bumwadeperi ngo nkomeze, kuko iyo duhamagawe Satani ntabwo ajya byishimira. Ariko yamfashe nabi ku buryo buteye ubwoba, yarankubitaga cyane. N'ubu mwivi mfitemo inkovu, yankubise umuhoro ari kunyirukaho, abonye ko musiga ankubita umuhoro muno mwivi. Ubu iyo nkovu uko nkura nayo irakura. Nahuye n'ubuzima butoroshye, ndababazwa, akankubita, cyangwa se byagera 3 z'ijoro akambwira ngo sohoka ujye hanze. 3 z'ijoro ati sohoka ujye hanze, ntago ngushaka mu bana banjye, kuva warabaye mu ADPR ndakureba nkumva ntakwifuza. Ndabyibuka hari igihe nasohotse, ndagenda njya mu bigori byari biraho ku irembo. Imvura iragwa nyinshi, ibisimba bikaza bigakambura ukuntu, mbega kubera ko ari umusozi wanjye sinabonaga n'abantu bashobora kuncumbikira. Abo kuri uwo musozi baravuga ati umuntu wigize umurokora, barokora ukuntu ari abasazi, nta n'umuntu wamucumbikira. Ubwo rero nabaye mu ubwo buzima bungoye, ariko nkimara guhamagarwa ngira umugambi navuga nti Mana ndahamagawe nje muri ADPR. Nasanzemo korari yitwa Mani, ngira icyifuzo cyo kuyijyamo. Korari Mani maze kuyigeramo, ndavuga nti Mana, nkurikije indahiro narahiye ko nzagukorera kugeza gupfa. Nongeyeho ikindi, sinshaka kuzumva bavuga ngo wa mukobwa uririmba muri Amani yijyanye, wa mukobwa uririmba muri Amani yifashe nabi. Numvise mfashe uwo mugambi. Kuko gufata uwo mugambi rero, Imana yakomeje kujya igenda ingwanirira. Yarangwaniriye, iba mu ruhande rwanjye. Byarangoye cyane mu mibereho yo mu rugo, mfatwa nabi. Bigera igihe bafata gahunda yuko ari njye ugomba guhingira urugo, kubera ko ari njye wigize nabi, ari njye watumye ntashobora kuba nafatanya n'abandi bana. Mbese nabaga nk'umuntu banena cyane. Ubwo buzima nabubayemo burangora, nkajya afatanya na bagenzi banjye. Hari icyo buno bita udukoperative, twakoraga agakoperative ko guhinga. Ubwo nkafatanya na bagenzi banjye twakoraga koperative, bakamenyera mbaho muri ubwo buzima. Narwara ntibangwazi, papa kumva ko nta nicyo bivuze. Ariko noneho nza guhura n'ikintu gikomeye cyane.
burya uko duhamagarwa uko tugenda Satani aratureba ntatwishimire, bigatuma ategura n'imigambi mibi kuri twe agira ngo tuve ku Uwiteka. Yateguye umugambi mubi rero, nza guhura n'igishakwe cyo gukundwa n'abasore mu buryo narebaga nkabona bivuye ku mugambi wa Satani. Ntago byari bivuye ku mugambi w'Imana, kuko abasore barazaga cyane ngo bashaka kunsaba bakegera ababyeyi, nanjye nkababwira ko umucyo n'umwijima bitabana. Ubwo rero nkakubitwa cyane, noneho byaba byagenze gutyo nkakubitwa cyane. Abasore baraje ndabara, ngeze kuri 20 ndaruha. Abasore 20 bose baza ndaruha, ngeze kuri 20 ndabyihora numva nta nicyo bivuze. Ariko mw'icyo gihe abasore bazaga gutyo, narasenze mbwira Imana nti Mana, niba warateguye ko nzubaka urugo, uzampa umutware tuzajya tujyana mu murimo wawe tukagukorera. Niba atari ibyo ngibyo, uzankure mu mubiri nitahire. Ubwo ndabigambirira, ngira ibyo byifuzo bibiri mbibana mu mutima wanjye. Narageragejwe ndakubitwa, uko nangaga umusore niko inkoni zavugaga, uko nanze umusore inkoni zikavuga. Noneho birangira ko basigaye bareba bakabona ko narozwe, bavuga ngo nararwaye, bashaka ukundi kuntu babigenza. Ariko nge nkavuga ko ndi muzima, kubera ko narinzi Imana yanjye, narinzi ko nkurikiye Imana ishobora byose, kandi numvaga mfite ibyiringiro ko izantabara. Niyo mpamvu ndi kuvuga mbwira abanyumva ngo nugira umugambi wo gukora ibyiza, Imana ntabwo izakureka. Nugira umugambi wo kuyubaha, nayo izakurinda, izakurwanirira. Imana yakomeje kundwanirira mw'ubwo rugamba, birakomera. Ariko noneho bigeraho papa arebye abona bidashobotse, abona ko ibyabaye ntacyo nitayeho, inkoni ntacyo nitayeho, agambirira kunyubakira iyanjye nzu. Uri umwana mu rugo, uri n'imfura, ati noneho reka tumubakira inzu yewe ajye ba wenyine mbega. Yarayinyubakiye, afata akikona kubaka inyuma y'inzu nkuko yakubaka hano hirya nyine. Nuko ngewe sinamenya umugambi, nezezwa nuko yubatse. Nabonaga nyine tuba mu nzu imwe, akaba ariyo tunacanamo. Bonye yubatse ndavuga nti burya papa yubatse igikoni. Narabyishimiye cyane, mpamagara abagenzi banjye timuze mumfashe guhoma, twubatse igikoni. Burya umunsi bagenzi banjye bamaze kumpomera batashye, papa yarampamagaye arambwira ati Nyirambombetse ntikarame, ati ngwino hano. Ndamwegera, arambwira ati iriya nzu niweho nayubakiye, ati iriya nzu niweho nayubakiye. Guhera ubu ufate igikope cyawe, ufate isahane yawe, ufate imyenda yawe, ujye muri iriya nzu. Kandi nta kindi kirengaho. Yari umuntu ukarishye cyane, kuko yagambiriraga no kuntema, akanabigerageza, ariko Imana ikandengera. Ubwo rero nahise mbyumva, fata utwanjye, fata ibirago, ndagenda ndacana muri cya cyondo mbamo, inzu nyibamo. Aravuga ati bazajya bakuzanira mw'ibiryo, kandi nta mwana muzasangira, nta n'umwana uzarara iruhande rwawe, inzu ugomba kuyibamo. Narabyakiye, inzu nyibamo, nyimaramo ukwezi idakinze. Wabaye mu nzu ukwezi kose kandi idakinze? Ngenda nkaryama, nava mu mirimo yanjye guhinga, nkatashya udukwi, nkaza ngacana. Ugacana ukitekera se? Oya, nacanagamo nkota, ntegereje ko bari bumpe ibiryo. Yego. None se ubwo muri ubwo buzima mama yabivugagaho iki? Abandi bana bo byagendaga gute? Babifashe gutyo. Mama nawe yabifashe ko ari itegeko papa ategetse, ko nta kindi cyarengaho. Kuko cyane ko nawe yabonaga ko nabenza abasore benshi, akumva atabishyikira. Akavuga ati uriya mukobwa koko burya byose avuga nta nicyo nakwigwa mvuguruzaho, yanze kumva. Inzu nayibayemo rero, ariko papa abikora afite umugambi ko ashobora kuzanshakira nk'umusore akansangamo. Afata uwo mugambi, kuko amaze kuyinyubakira, amaze kuyijyamo, yabaye nk'uteza ubwega arerura,
abwira abantu ati uriya mukobwa yarananiye, umushaka azishyikirire, uzamushaka uko azamushyikira nta kibazo tuzagirana. Habaye intambara ikomeye, abantu bakagambirira kumfata. Rimwe ukuntu Imana ari inyarukundo, mvuga gukomera kwayo kandi nkumva afite ibyiringiro na n'ubu. Yarandindaga, naba mvuye nko muri repetisiyo nkasanga nk'abagabo 5 6 bateraniye ahantu ari nge bategereje. Nahagera umwe akabwira undi ngo mubanze, undi akabwira undi ngo mubanze, sinzamenye n'ibyo ari byo, nkiyitira nkagenda. Ahubwo nkeje bakaza kumbara bati cya gihe wadusanze hajya niweho twari duteze. Imana ikomeza kungwanira mu ubwo buryo. Ndayishima, Imana ishimwe, kandi nkomeza na bagenzi banjye ngo uwaba afite ikibazo, uwaba afite intambara nakomere, kuko Imana yacu ifite imbaraga kandi nta kiyinanira. Gusa umuntu ajya agira umugambi wo gukora neza, nawe izajye murwanirira. Ubwo rero mu ubwo buryo yagambiriye gutyo niho Satani yakoresheje umusore. Umusore aravuga ati uriya mukobwa kuko wananiranye, wigize kuri ngiye kuzamusanga mu nzu iwabo. Cyane ko muri iyo minsi byari bimbayeho, umusore angeza mu nzu ariko ndamucika kubera imbaraga z'Imana. Zagenze gute rero? Imana n'urukundo. Uko duhura n'intambara, iyo dufite umugambi wo gukora neza, igenda twigisha n'ubwenge. Yewe nari mvuye gukora ahantu mu mirimo y'amaboko nk'uko bisanzwe, ngenda ndi kumwe n'abandi, numva umuntu arambwiye ati ngwino hari umuntu ugushaka. Twari tugeze ku gasantere, noneho hari umusore uhacuruza ufite butike, ariko akunda gukodesha ikibara na papa. Nge nagiye nzi yuko ubwo agiye kumpa amafaranga ngo ushyire papa. Naragiye, ngeze muri butike maze kwinjiramo, mbona abasore nka 20 bahise binjira aho ngaho. Numva kibaye ikibazo gikomeye. Ndamubwira ati ntuma, ati ntago, ati buretse ndabangutuma, ati ubwo nibaguhe fanta. Numva kibaye ikibazo. Kandi nari narafashe umugambi ko nta musore nzigera nywera, nta musore uzavuga ngo ngiye kugusengerera ngo nemere, nta musore uzavuga ngo ndakugurira amavuta bimwe byabuno ngo yamugurira amavuta ngo byagenze ute. Uwo mugambi ntawo nari mfite. Ubwo yampaye fanta, ndayishyikira ndayinywa, abasore bahagaze aho, ariko senga Imana mu mutima. Ndavuga nti Imana umfashe, nagambiriye kukubaha, umfashe aha hantu mpabe, nyigisha ubwenge bw'ukuntu ndava aha hantu. Nasenze, Imana irabyumva. Umaze kunywa ya fanta nayirangije, Imana yamaze kunyungura ubwenge. Naramubwiye nti none se narayimaze ngo nibaguhinde. Ndavuga nti none se ko ndi kumwe n'abandi bantu nakomeza kunywa njyenyine? Aransubiza ngo uyu munsi niweho nasengereye wenyine. Ndavuga nti burya urugamba ni rwa rundi. Ndamubwira nti yewe noneho buretse hano hanze hari umutwaro wanjye mpasize, reka nguzane mu nzu mwe ntuje. Bumva ko ari byo. Yego. Narasohotse ngeze hanze rero, uko ubona agaca gatwara umushwi niko byagenze. Niko nagiye ndiruka, abantu bari mu isantere bayibigwa ibyari byo, shubiza amaso inyuma sanga abasore bari kujya bagira bake ngo araducitse gutyo. Ndagenda madahavuye. Ubwo rero nyuma yo kuvaho niho umusore yagambira ati nzamusange iwabo mu nzu, kandi n'ababyeyi banjye bari babifitemo uruhare. Umusore rero uko yanshunze ntago mbizi, yinjiye mu nzu ajya munsi y'igitanda. Ubu nari narakoresheje igitanda mu iyo nzu yanjye, yinjira mu nzu ajya munsi y'igitanda, ntabyo nzi. Nanjye ndaryama ndasinzira. Nuvuga ngo wewe waratashye umusore ari munsi y'igitanda utabimenye? Sinabimenye. Ndaryama nk'uko bisanzwe, nuko ko nari imenyereye. Byageze nijoro rero, ayiwe umusore bujya kuva munsi y'igitanda nsanga ku buriri. Cyari ikibazo gikomeye. Birumvikana. Ariko Imana yacu ni inyambaraga. Imana yacu ni inyambaraga. Igihe cyose umuntu aterera umusozi cyangwa ahuye n'ibimugora, ajye yibuka ko dufite Imana ishobora byose. N'ubu iyo mpuye n'intambara nibuka Imana, nkavuga nti Imana yanjye ni inyembaraga, nta kiyinanira. Nuko umusore asanga ku gitanda,
burya araza arorosora. Twe mu gihe cyacu ibi by'amashuka nta byari biriho, iby'ikiringiti nta byari biriho, uba ufite agatenge wiyoroshe n'ikirago. Burya yarorosoye umuyaga uhita ungeraho vuba vuba byihuse. Niterera hejuru, nitereye hejuru numva umuntu aranyururutse. Yarurutse asubira munsi y'igitanda. Cyari ikibazo kigoye. Umva amasengesho nasenze yo mu mutima Imana yarayumvishe. Ndasenga ndavuga nti Imana ko papa yantanze ku mugaragaro, none umusore akaba yansanze mu nzu, ubu nahise niyumvisha ko ari umusore. Ubu ngubu ko ababyeyi banjye bagiye kuvuga ngo twari twasezeranye, kandi wari wo mugambi wo kuvuga ngo mwasezeranye musohoke mujyane. Ariko nari narafashe umugambi mu mutima wanjye mvuga nti naho papa azavuga ngo nimusohoke mujyane, naho umusore azamfata nkararayo ku ngufu ze atari ku bushake bwanjye, nzavayo nkomeze gahunda zanjye. Numvaga ari wo mugambi mfite. Ndavuga nti ubu papa agiye kuvuga ngo tujyane, uyu musore ndamukirane. Ndangije nsenga Imana ndavuga nti Imana mfite umugambi wo kukubaha, undwanirire uyu musore mukire. Nigira inama yo gufurura, yo gusinzira nkafurura cyane, nkamwereka ko nagezeyo. Narasinziye ngerayo ariko ndi maso. Maze kugerayo araza araryama neza neza, araryama neza nk'abantu baryamanye ku buriri. Imana yo mu ijuru yaramfashije. Amaze kuryama, amaze kwimeza neza, yatunguwe no kumva namufashe muno mu gahumbi, mfata ishati ndakomeza cyane. Ukuntu Imana ikora igitangaza, ngo nkimara kumufata, turi abanyantege nke ariko Imana yacu ni inyambaraga. Nkimara kumufata uko yatanze ubuhamya, ngo yumvishe ari nk'ibiri 100 bimugiyeho. Mbega yageze atanga ubuhamya. We yarabivuze, ntago yakijijwe ariko yarabivuze kuko yahuriyemo n'ingorane. Yumvishe mutsikamiye, akoresha imbaraga za gisora, arasimbuka akuramo ishati. Aba ariyo nsigarana kuko nari nayifashe cyane. Kwa kuyikuramo rero yahise avunika urutugu rwa ukwezi, kandi yari hafi yanjye twegeranye. Naratatse mu ntabare, ababyeyi banjye baraceceka, n'abasaza banjye baraceceka, ntihagira umuntu uvuga ngo komera. Ubwo rero yarirutse aragenda, nanjye sigaraho, yashati ndayisigarana. Bwarakeye rero mu gitondo ndababwira bateranya ababyeyi banjye n'abasaza banjye, kuki natatse ntimuntabare? Nariko Imana nsenga ifite imbaraga, natatse ntimwantabara ariko yantabaye. Baraseka cyane. Ubwo se byagenze bite? Ndavuga nti nzana ishati, ndavuga nti iyi shati ni yandi, kuko bari bamuzi. Baravuga bati ni ya runaka. Ni ishati rero yari yanteye. Ni umva imbaraga z'Imana zamufashe, agira ubwo bakura mu ishati, ariruka arayisiga. Birabatangaza cyane. Ndavuga nti kuki mutantabaye? Ngo ntabwo twabyumvishe. Imana rero yakomeje kugenda ingwanirira, iramfasha aho mbona ndahavuye. Noneho uko byagiye byiyongera gutyo, niko nafashe umugambi. Ndavuga ntumva ngewe nzasanga umugabo mpawe n'Uwiteka. Nzasanga umugabo mpawe n'Uwiteka nta kundi. Imana rero yarabikoze, yaranyumviye, irantabara. Kangenda mpura n'ibisazane, mpura n'intambara z'uburyo butari bumwe, mpura n'abasore mw'ubwo buryo, mpura n'imitego, kugeza ubwo Satani yanteje umusore arantega. Tuvuye ahantu kuvuga ubutumwa, twari tuvuye aho bita Mahembe. Nanone umusore wongera gutega. Tuvuye aho bita Mahembe, duhura n'umushoferi mu birembo, aravuga ati muzemba twari turi kumwe n'abandi. Adushyira mu modoka aradutwara. Noneho abandi bagenda basigara mu nzira, ngewe ari nge turi bugerane kuri. Byansabye rero, aravuga ati noneho ubwo usigare weho wenyine ngwino wicare imbere. Nicaye imbere rero,
byambereye intambara ikomeye. Tugeze ahantu mu ikoni aravuga ati ntago ndarenga. Ndavuga nti kuki utaraharenga? Ati uyu munsi nshaka kunkemura ikibazo. Ntabwo banagiraga, nta n'isoni nagiraga. Nahise mureba ndavuga nti uvuze ngo iki? Uzi uwubwira uranzi? Ati ndakuzi. Ndakuyobewe se? Ndakuyobewe nta nubwo ndi kukureba. Ndavuga nti ndi umukozi w'Imana, mvuye gukorera Imana. Nti na hano hejuru hari imyambaro, hari n'ifomu nyine twambaraga. Ni hano hejuru mu modoka hari umwambaro w'ubutambyi. Ni hari umwambaro nambara ngiye gutamba igitambo. Nti none uranze? Ngo namara amaji. Ubwo hari uwo bita Kigingi yari hejuru mu modoka, numva aramubwiye n'ibitutsi byinshi ngo vamo ngo ugende n'amaguru ngo ndagusanga irepfo. Ndavuga nti ubu ngubu karabaye. Ni Mana, niba gusarurwa kwanjye ari uyu munsi, ubwo ndapfa. Ubu ndapfuye. Niba ari ugukira ndakira, ariko ndapfa ntakoze icyaha. Narambwiye ntiwanyibeshyeho. Aravuga ati ntago nakwibeshyeho. Aturankirirahe. Nahise mpaguruka. Mpita mfunga amakofe kumena ibirahure. Ndavuga ati ngiye gukubita ikirahure nyuremo, angonge kinteme bigenda cyangwa nizo siriveho. Ariko ubwo nta kundi nabigenza. Abonye ngiye gukubita ikirahure yagize ikibazo. Aravuga ati ubu nabwira databuja ngo iki? Washyanowe, wambwakazi wankoze ibi. Icaranga aha nkujyane ndebe ko nakujugunye nkujugunya. Nabonye ubwoko bw'iki. Cyabaye ikibazo. Ahita ahamagara Kigingi ngo garuka. Uwo Kigingi rero twarahuraga kuko yari hafi y'iwacu. Akambwira ati ariko cyagiye mwari mubaye iki? Ko nabonye mutongana, nkabona mwenda kugwana ariho muhuye, mutari musanganywe. Kavuga nti ese ntago yakubwiye nyine nkabyihorera. Yantwaye n'umujinya, yashaka no kunduha yarandoshye, angejeje aho ndi buviremo. Abo ngo genda washyano uzagwe ku bandi. Cyokora icyo nicyo cyabaye icyanyuma. Niwe musore wabaye wa nyuma mu kunyegukaho. Ubwo abasore babatangiye kujya banyegukaho, abanyamahanga. Ariko hari uburyarya Satani yagira. Yabonye ko iby'umwijima wabivumbuye, agerageza kuzana iby'umucyo. Yabonye ko nanze abasore b'abapagani, akoresha ibishoboka noneho hakaza n'abakirisitu bari mu itorero. Twajya kuririmba ahantu runaka umusore yambona, akagenda akabwira ababyeyi be ngo nimutajya kunsabira umukobwa nabonye muri Amani ndiyahura. Cyari ikibazo gikomeye. Ubwo rero hari ijambo ryambagamo rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Iyo jambo niryo ryatumye n'ubundi nkomeza kugenda nesha urugamba. Uti mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Iryo jambo ryambagamo. Noneho abakirisitu bakaza, yahagera ati nshaka urukundo. Nkamubwira ntumva mwene data, mfite intego mu mutima wanjye. Ubwo nawe nimvuga intego yawe yanjye, nawe urumva iyawe. Ntigewe ijambo rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Niryo ngenderaho. Ubwo rero ntago napanga ibindi, ndacyari gushaka ibyo. Abasore nkagenda mbahakanira mw'ubwo buryo. Ubwo rero Imana ikomeza kuntabara, incira inzira, iza gutegura kwizampa umutware nk'uko nari nabisabye. Yarabiteguye, imenyesha ko izampa uwo tuzabana kandi tukabana mu mahoro. Yarabikoze rero, yaje kugaragaza ko nzabana n'umutware turi kumwe ubu hashira imyaka 8. Nubanga Imana yarabikubwiye hacamo imyaka 8. Yego. Ariko uwa 8 gwabaye wo gusoza ubukwe butaha. Nuko nabaye aho gutyo nk'ubwo buzima nkiri no muri yanzu yanjye. Muri yanzu yanjye tu nayibayemo. Mbega inzu nayivuyemo ngiye gusabwa. Ngiye gusabwa, igihe kiragera rero
Imana irabikora, umusore aransaba, ari perezida wa korari, iyo korari Amani, nanjye ndi umuririmbyi. Yaransabye, turashyingirwa, twashyingiwe 9/6. byaje bite rero? Urumva wari warabenze benshi, wowe waje kumwemera gute? Byanyuze mu yihe nzira? Tubwire mbega inzira byaciyemo kugira ngo umwemere. Ubundi mu gihe cyacu twe twabaga dufite umugambi mu ihamagarwa ryacu. Umuntu akavuga ati Imana uwizavuga ngo n'uyu, naho yaba ari akarema, naho yaba ameze ate, nzamwemera. Ngewe rero ukuntu byagenze, nabaga njyamye nkarota inzozi. Yego. Nkarota inzozi, nkabona uwo musore aza. Kubera ko nabaga mfite umugambi wo gukora neza, rimwe nkanatokesha nti rwose bije bite ko uyu muntu ntamutekereza, ko nta by'abasore ntekereza. Ariko Imana yari bifite mu mugambi. Byageze aho rero, kuko ngewe ntabishyikiraga, Imana ibiyishurira abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baza kumbwira ko uwari we tuzabana nawe, arabimenyeshwa ko ari nge tuzabana. Twiberaho gutyo rero, dukora umurimo gutyo. Igihe kiragera rero, ubukwe burashyika, mbasingiye ubundi buzima. Nuko rero aho turaza kwibazamo ikibazo, wa muryango utaragushyigikiraga ugize ubukwe, byagenze gute? Umuryango utaranshyigikiraga, byarenze n'ubukwe bwarenze burangira batanshyigikira. None ubwo bukwe bwabaye gute rero? Ubukwe ukuntu bwabaye, papa urumva ko yari umuntu ugendagenda. Igihe cyarageze, nsabwa adahari. Usabwa adahari? Cyane ko yari yararahiye ko atazigeranywa ikintu bita ubushera, buno niko babwita, ngo ntabwo azabunywa, kuko nanze abasore bagombaga kumuha ibigage, inzoga nziza. Yego. Nasabwe adahari, ikingirwa adahari. Yaje kuzagaragara n'ubundi kongera kubona gusa nk'aho abonetse mu rugo, narashyingiwe. Ubwo kandi mw'iyo minsi habayeho no gukurwa mu mubiri, ntago yatinze. Ariko Imana ishobora byose. Yari yarigeze antuka igitutsi kivuga ngo ngura agapfuta abonye ibyera ku bibero. Nagerageje kubaza umukecuru ko papa yavuze ngo ndagapfa ntabonye ibyera ku bibero ni iki? Arambwira ngo ni uruhinja. Yego. Mw'icyo gihe rero nasenze Imana, ndavuga ngo Mana, nushima ko nubaka urugo, uzampa ibyera ku bibero, nubishaka papa azanabiboneho. Yego. Urumva nashyingiwe adahari, ariko yapfuye naravuye kumwereka uruhinja. Yego rwose. Imana ishobora byose. Nabyaye umwana, navuye kubereka uruhinja, nk'ejo hahise nk'icyumweru arapfa. Yego. Nuko agenda gutyo. Ubwo rero maze kubaka urugo, mba ntangiye ubundi buzima. Ko urumva ko uwo muryango uko utanyishimira, kuko papa atabyumvaga, niko n'undi n'abandi b'impande batabyumvaga. Ba data wacu, ba masenge, ntago babyumvaga. Narasabwe rero ntibabyumva, ku buryo gushyingirwa, ubukwe nashyingiwe n'abakirisitu. Nibo banyitayeho, bazana isabune, bazana agatenge, udukoresho, ibintu nk'ibyo. Nuko ndashyingirwa. Nshyingiwe rero mbasingiye ubundi buzima. Byakomeje kuba umusozi muremure. Nari mfite amahoro n'umutware wanjye, ariko duhura n'ibigeragezo biradukakaza. Duhura n'ikibazo cy'ubukene. Ubukene buraza, tugahinga, twahinga tukabura umusaruro. Biba ikibazo gikomeye. Ariko Imana ikora n'ikindi kintu, noneho nkabyara vuba vuba. Nashyingiwe 9/6, ariko mfite abana 9. Yego. Urumva ko byihuse cyane. Tubaho nabi, tugira ubuzima bubi,
imibereho itubera mibi ariko Imana ikomeza kudushyigikira. Turakomeza tuba abakozi bayo. Yego. Umutware wanjye yabaye perezida wa korali imyaka 10. Turakomeza muri korali, ubuzima buradukaraga kugeza ubwo nageze aho tubura isabune yo kumesa. Nkacunga ukwezi kuva, nkashaka, hari imbuto zitwa intobo. Nagera nkareba intobo zahiye ziri gusa naka. Nkafata imyenda nkajya mu mugezi nijoro nkajya kumeshesha za ntobo. Cyari ikibazo gikomeye ariko tukumva ko Imana iri kumwe natwe. Kandi nkumva ko yantabaye cyagiye n'ubundi zantabara. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro kuko n'urukundo. Imana n'urukundo iradukunda. Nubwo duhura n'ibitugerageza ntabwo iba yaturetse. Imana yakomeje kudushyigikira. Tubaho gutyo, nkameshesha intobo, imyenda yanjye ikera ariko ntigire impumuro. Yego, birumvikana. Mbaho gutyo tukaburara, tubaho mw'ubwo buzima kugeza ubwo umutware wanjye yize kubaka ku mpamvu z'ikibazo z'ubuzima bubi. Yumva ahantu bari kubaka amashuri hafi aho iwacu, arambwira ati ngiye kwiga kubaka. Ndavuga ubu se urabimenya? Ati ndabimenya. Yaragiye arabyiga rero, aje ati ndi kubifata. Ejo hasubiye ati ndi kubifata. Tugenda tubaho mw'ubwo buzima gake gakeye, abana tukabura icyo kubaha. Ari uko twahinze twashoye imbuto, twashoye tugashyiramo n'amafumbire ariko ntitugire icyo tugeraho. Ntibyere bikarumba. Naho bigerageje ngo bigiye kwera bakabiraramo, abajura bakabyiba, bwacya tugasanga umusitari w'ibirayi bawukuye. Tubaho mw'ubwo buzima ariko Imana ikomeza kudushyigikira. Ndabyibuka igihe cyarageze mbona nsigaranye igitenge kimwe gusa, igitabo kimwe, kandi mpetse n'umwana. Cyaracitse rero gicikamo hagati. Aricyo njyana mu materaniro, aricyo nkorana. Nuko umutwara arareba aravuga ati ubuse biragenda ute? Afata urusindana arakibarira, nkajya nkijyana mu materaniro. Ariko nkumva nyuzwe nizeye ko Imana nta kiyinanira, ko nibishaka izantabara. Cyane ko numvaga yarampaye icyo nayisabye. Yarampaye umutware tujyana ku murimo, ntihagire ubangamira undi, ikibazo cy'umurimo tukaba tugifatanyije. Imana rero yaramfashije muri icyo gihe mfite ako gatabo k'igitenge. Imana ikoresha umuntu ampa igitenge, numva ndayishimye. Tubaho mw'ubwo buzima kugeza ubwo kugira ngo umutware abone inkweto za bodaboda, twabanzaga gupfukama tugasenga, tukavuga ati Imana ugira icyo dukorera. Ariko Imana irakomeza iradushyigikira. Tubaho ngaho, tubaho. Tugeze rero 2005, 2006. Yego. Ntangira kurota ndi muri Witsemba. Utangira kurota uri muri Witsemba. Kandi uko nabyumvise mwari muri Ngororero. Hari mu karere ka Ngororero. Yego. Najya kurota nkarota ndi kuririmba muri Witsemba. Nkibaza ariko ko naruse ndi kuririmba muri Witsemba. Nkabwira umutware wanjye hari koko naruse ndi kuririmba muri Witsemba. Akambwira ati ntago byabaho. Ubu se urumva byashoboka? Ndi perezida wa korali rumuririmbyi ugeze muri Witsemba. Ati ngaho reba n'ahantu tuye. Buriya Witsemba wahurira he nayo? Yego se. Atariko nuko uyikunda. Ndayikunda ariko narose ndi kuririmba muri Witsemba. Ati ntago byabaho. Inshuro nyinshi nkabirota. Ku buryo naho twagiye tugera turi kuvuga ubutumwa, nagiye mpagera mu nzozi. Ahubwo maze kugera muri Witsemba twagera aha hantu nkahita mbyibuka. Yego gose. Aho twagiye gufatishiriza indirimbo, twahagera nkahita mbyibuka.
yego nibuka ko twagiye i Gisenyi tuhageze duhagaze ahantu mpita mbona ha hantu nabonye mu nzozi. yego Noneho ku munota wa nyuma ndota noneho witsemba buriya witsemba ndayikunda. yego kandi mu izo nzozi naririyemo akantu karyoshye mu izo nzozi kandyoheye cyane ku buryo ntabwo nabona uko mbikubwira. yego kuko naje kurota witsemba iri ahantu mu nzu nini nziza, ndota ngo mbona binjiye muri iyo nzu. yego nanjye ninjira mbakurikiye. mpageze ninjiye ngeze nka hariya umuntu arambwira gufata amazi ukarabe. ndakaraba ngo ntugiye muri witsemba nti anyereka agaseke ngo pfundura hariya. ndapfundura nkuramo akantu ntigeze mbona keza karyoshye ndagatamira. numva uburyohe maze nanjye ndagenda mbona nicaye muri witsemba nambaye nifomu yabo. iyo nifomu nkigera muri witsemba niyo nahise nambara, niyo nahereyeho. iyo narose mu nzozi. mbwira umutware wanjye nti noneho ngiye muri witsemba. urabizi uzi ibiryoshye biri muri witsemba. aravuga ati ariko se urukumva koko bizashoboka? ati icyambere sinava mu mudugudu wanjye, icya kabiri sinasiga ababyeyi banjye, sinasiga umubyeyi wanjye kuko hari mama we, papa we ntawe uhari. cyane ko twari twiyubakiye no mu mbuga kwa mama we. yumva ntaho byanyura. arambwira ati ariko si uwo mugisha koko ubu kumva tuzawusangira cyangwa se ni uwawe wenyine? nanjye nkabitekereza none se byaba ibyanjye gute? none se najya muri witsemba ugasiga umugabo n'abana, umutware wanjye adahari? ese yarakuwe mu mubiri najyayo? nanyura ese? havuga nti mana nzajya muri witsemba kuko nabibonye. noneho nabibonye nzayijyamo. arambwira ati yewe reka tubitegereze. Imana rero hari ibintu ikora ishaka kugira ngo wihute ikaguhwitura nk'uko yahwituye Loti. uko yabwiwe ngo ihute uve muri iki gihugu ntuzarire. nawe rero niko byabaye. 2008 umubyeyi wacu mama we yaje gukurwa mu mubiri. akuwe mu mubiri iba inzira yo kugira ngo nze, inzira yo kugira ngo tugere muri witsemba. yamaze gukurwa mu mubiri agirana ikibazo n'umuryango we, bagira ibyo batumvikanaho, ariko yari inzira kugira ngo tuze. bamaze kugira ibyo batumvikanaho yagize ikibazo kitamworoheye. aravuga ati none ahangaha ndahaba gute? kuko urabona ko twari dutuye mu mbuga. mama we amaze gukurwa mu mubiri byabaye ngombwa ko abana be bifuza kugumana ibyabo byose biri aho mu itongo rya mama we n'iyo nzirimo. cyabaye ikibazo kitoroshye, ntibabyumvikanaho. ariko ndabitekereza ndanabikurura nkasanga nta mugambi mubi bari bafite. si ukutwanga si no kumwanga, ahubwo Imana yari igira ngo ituzane. batabyumvikanyeho rero aravuga ati aha ntago nahaguma. ubwo tutari kubyumvikanaho sinahaguma. ariko ambaza ijambo. arambaza ati niko tugume hano mburane n'umuryango duharangatane cyangwa se twigendere? ndamuga nti twigendere. ariko maze kumubwira gutyo, kubera ko we yarazindaye, urabona yari amaze kubura mama we, yari yangiritse ukuntu. ariko mvumbura igitekerezo, ndavuga nti ariko rero reka tubanze tubaze Imana. ubwo tugiye kugenda ukaba wemeye ko turi bugende, tuyibaze twerekereye kugira ngo tutiyobora. twasenze Imana ati Mana
uducire inzira, utumenyeshe ahantu twakwerekera kuko dufite gahunda yo kugenda. Twabaye turyamye nka 11:00 kumva umuntu arakomanze ati nimukingure. Turakingure ati murabizi, ati naraye ntasinziye, ati Imana iri kubantumaho, ati Imana yabantumyeho, ati yanyeretse mufite umugambi wo kugenda mukimuka mukava inaha, ati ariko yambwiye ngo mwerekere muri Rutsiro. uti mwerekere muri Rutsiro? Ati Imana yambwiye ngo mwerekere muri Rutsiro, nuramuka utagiye muri Rutsiro nturabwubwa neza. Ndavuga tushimwe Mana, kandi ubwo uri kwerekera muri Witsemba. Turakoze Mana. Nuko ubwo rero nta nubwo byatinze kuko nyine ubwo guterura ngo ndagiye twafatiye ku mugambi. Yego. Niko twahise tuza duhita twerekeza aho Imana yatubwiye muri Rutsiro, dusohorera ku Rundoye. Abakozi b'Imana, umukozi w'Imana Enias Karena aratwakira, aradusemberera, aduha inzu tubamo kugeza ubwo Imana yaduciriye inzira tukagura. Yego. Nibona muri Witsemba Neza ubirangira ugeze muri Witsemba. Imana ishimwe cyane. Numva nzakorera umurimo muri Witsemba kugeza igihe nzakugwa mu mubiri. N'abana banjye njya mbabwira ngumva igihe cyose nkishobora no gufata akabando bikemera nzajya muri Witsemba. Ubwo niko twaje, kandi noneho Imana itangira kugenda ihindura amateka. Ihindura amateka, mbone igitenge ndahindura ku cyumweru nkaba nabona kandi kenda mpindura. Yego rwose. Imana igenda iducira inzira, iradukomeza. Ni mwubwo buryo ndi hano mvuga gukomera kw'Imana, mvuga ibitangaza by'Imana, kandi nkongera nkabwira urubyiruko ngo nimukomere. Bitewe nuko nahuye n'intambara nyinshi cyane ikangwanirira, namwe mu nyumva bene data muri Kristo, nimugira umugambi wo gukora neza Imana izabana namwe. Nimugira umugambi wo kuyoborwa nayo ntizabareka. Imana yacu ishimwe cyane. Numva nezerewe cyane, numva nishimye cyane, kandi nejejwe nuko mbonye n'umwanya wo kugira ngo mvuge kuri ibi bitangaza Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Mbega ndumva sozereje aho, ariko mbwira umuntu nyumva mwene data muri Kristo ufite intambara, ufite ibibazo, ngo nakomere kuko Imana dukorera n'inyamaboko. Imana ishimwe cyane. Kandi ntabwo izaterengagiza. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Amen. Amen. Murakoze cyane, mutubwiye ibintu bikomeye cyane. Ukuntu Imana yabanye namwe ikabarinda, mwanyuze ahantu hakomeye cyane pe, ariko Imana ishimwe ikomeje kubarinda. Ngira ngo muturuka ahantu biti Gakeri mugiye Gasovu muri Witsemba. Ubushize twaraganiriye tugenda urugendo rutoroshye, n'urugendo rukomeye. None uravuze uti nzakomeza, sinzacika intege, nkomeze umurimo w'Imana pe. Nzakomeza umurimo w'Imana, ntago nzacika intege. Aha, urakoze cyane. Dusoza rero, ndagira ngo ugire inama nk'abagabo, abagore bataramenya Yesu, ni iki bababwira? Umugabo utaramenya Yesu, umudamu utaramenya Yesu, namushishikariza kugira inzara n'inyota zo kumenya Yesu, kuko Yesu arakiza kandi ahindura ibyananiranye. Iby'abana b'abantu badashobora, Yesu arabishoboye. Urugamba umwana w'umuntu atagwana, Yesu ashoboye kurugwana. Aho umudamu ashobora kubona umutware we nta cyamuhindura, nta cyatuma babana amahoro ngo bagire amahoro, Yesu yamugezemo yamuhindura. Aho umugabo ashobora kubona umudamu we nta cyamuhindura ngo bagire amahoro,
babana amahoro, bumvikane, umudamu yubaha umutware we nawe aho umudamu w'agaciro. Yesu yahageze yabihindura bishya bakagira amahoro. Nashishikariza umuntu utaramenya Yesu ko yagira inzara n'inyota byo kumenya uwo Yesu wacu ukora ibitangaza bikomeye bityo. Urakoze cyane. Imana niguha umugisha. Ndagira ngo dusoze. Twatangiye dusenga, n'ubundi ndagira ngo wongere dusengere. Bwira namwe mwese mudukurikiye kugira ngo mukande subscribe, like ndetse na share, dukomeze tubane tumenye imirimo y'Imana. Ni karibu mudusengere. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kugira neza, ngushimiye ko ubanye natwe muri aka kanya ko kuvuga ibitangaza byawe. Uramfashije, ufashije n'umugaragu wawe. Ndakwinginze rero kugira ngo hari kufasha na bene data batwumvishe, nukuri ubagenderere, ubasure, ababuze uko bigira ubabere igisubizo, ababona bitashoboka wereke ko byose bishoboka. Komeza kubana natwe, ubuntu no gufashwa n'Umwuka Wera bibane n'imitima yacu twese. Byambaje Imana mu izina rya Yesu, amen.